none tariki 18 Gashyantare turahimbaza Mutagatifu Berinadete Subilu Flaviyani Simeon. Uri kumwe nanjye Dani iyo ni Lumen TV. Reka tugaruke ku mateka ya Mutagatifu Berinadete Subilu umubikira. Navuga iby'ubuzima bwa Mutagatifu Berinadete atavuze Bikira Mariya w'i Lourdes. Imibereho yizwi cyane cyane kubera ibonekerwa rye. Berinadete yavukiye Lourdes mu Bufaransa ku ya 7 Mutarama 1844. Kimwe n'abavandimwe be yahawe uburere bwiza n'ababyeyi be bamutoza kare imico myiza. Akiri muto yakunze kurwaragurika cyane, usibye rero n'ubukene bwe butari bumworoheye. N'izo ndwara ze byatumye atajya mu ishuri ngo yige nk'abandi bana. Yatangiye kwiga gatigisimu afite imyaka 10, yiga gusoma no kwandika. Berinadete rero ajya kubonekerwa tariki 11 Gashyantare 1858, yari yajyanye na murumuna we n'undi mwana w'inshuti yabo gutashya udukwi mu ishyamba. Kugenda baturagura udukwi bituma bagera mu buvumo bw'ahantu hitwa Masabiyeri. Ariko mbere yo kwambuka aho hantu bagombaga kwambuka akagezi gato, abandi bana barambuka watinya gukandagira mu mazi akonje ko yazanaga n'imbeho. Mu gihe rero agishakije ko yasimbuka ngo yambuka akandagiye ku mabuye manini yari mu mazi, muri ako kanya yumva umuriro w'inkubi y'umuyaga. Areba hirya areba hino, aba igiti na kimwe cyanyeganyekaga, agasanga atari nk'inkubi y'umuyaga ihitana iby'isakumye byose. Ibyo ariko ntiyabyitaho cyane, akomeza gushakisha uko yambuka ngo akurikira abandi. Nibwo muri ako kanya indi nkubi y'umuyaga yongeye kungikanyamo, none habona igiti kiranyeganyega hafi y'urutare. Aho hantu hakaba harijimye, ariko mu kanya gato abona hatangiye kweyurukaho urwijiji harashya. Muri urwo rumuri rutamurutse amurikirwamo n'umugore w'inseko nziza, mbese nk'igitambambuga. Nuko muri ako kanya kubera ubwoba buvanzemo ibyishimo, Berinadete akura ishapule mu mufuka atangira kuyivuga, yitegereza wa mugore ubengera n'ubwiza, nawe kandi yari afite ishapule mu ntoki. Nuko ishapule irangiye, wa mugore yabonaga aramubura. Nyuma y'ubwo yakomeje kumubonekera kenshi aho hantu, none haramwibwira baraganira, ndetse n'igihugu cyose kirabimenya. Bikira Mariya nigeze asezeranya Berinadete ihirwe ry'isi. Niyo mpamvu Berinadete yahawe inema yo guheka umusaraba kuri iyi si, aho yinjije mu muryango w'ababikira Ineveri tariki ya 7 Nyakanga 1866. Abakuru b'umuryango bakunze kumutoteza cyane, bigakubitiraho kandi n'imbaraga nke kubera uburwayi bwe. Kwakira abantu bose bazaga bamushaka nabyo byari byoroshye. Ibyo kandi ntibyatumye Berinadete yikuza cyangwa ngo bimubuze ku muntu w'Imana, kuko amwe muri byose yaberaga bagenzi b'urugero rwiza. Aho indwara y'umuzaharije yaretse imirimo ye yose yakoraga, yegukira gusenga gusa. Mu bubabare bwinshi yari afite yarangwaga no kwihangana no kwiyoroshya. Ibuka iteka amagambo Bikira Mariya yaramubwiye byatumye ahekana gutwara umusaraba Imana amuhaye ku isi. Amaze kuremba cyane, yasabye ko bamanura umusaraba wa Yezu waramanitse mu cyumba cye, barawumuha agahora awufashe mu ntoki ze. Byageze igihe ananirwa kuwufata, asaba ko bamurambika iruhande. Mu gihe yari hafi kwitaba Imana, yarazanzamutse maze Kiliziya Ndakuramutsa Mariya bari bamaze gutera, agira ati: Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, jya unsabira njyewe umunyabyaha. Nyuma arongera ati: mfite inyota. Iryo jambo rye rya nyuma, afata agacupa karimo amazi anywaho, nuko yubika umutwe araca. Hari ku wa 16 Mata 1879 kwizihiza Mutagatifu Berinadete ku itariki ya 18 Gashyantare, munsi y'ibonekirwa rye rya gatatu. Mutagatifu Berinadete Subilu dusabire. Dusoje kandi twifuriza abahimbaza Mutagatifu Berinadete Subilu Flaviyani Simeon, namwe inshuti z'Imana kandi bana ba Mariya, komeze kugira umunsi mwiza.